Butera Knowless avuga ko yavutse mu mwaka w'1990 avukira mu karere ka Ruhango ku babyeyi bakijijwe, ariko nyuma y'imyaka 4 gusa jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 imwambura ababyeyi asigara ari imfubyi cyane ko yari yaravutse ari ikinege. Yize amashuri abanza ku Kacyiru muri SCAF, akomeza mu cyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye kuri Aparud mu Ruhango. Abamuzi bavuga ko ku ishuri yari umukobwa ucecetse utavuga menshi ariko ugaragaza gusabana. Yatangiye gushabuka cyane ageze kuri pase aho yize icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye, ariko naho yatangiye kuvumbura impano yo kuririmba. Aparud aho yize icyiciro rusange ni ishuri ry'abadivantiste, ndetse no muri pase yarari mu muryango umugari w'abanyeshuri b'abadivantiste b'umunsi wa karindwi, akaba no muri korali Maranatha kimwe n'abandi bahanzi bazwi mu Rwanda barimo n'umuhanzikazi Tonzi. Muri icyo gihe cyose mu mashuri yisumbuye nta muntu wari uzi izina Knowless Butera, kuko izina ryari rizwi ni Jeanne d'Arc Ingabire, umukobwa utari ufite umwihariko na muto mu buhanzi, uretse gusa ko yagaragaraga nk'ufite uburanga cyangwa ufite isura nziza. Inzira yo gutangira umuziki yatangiye mu mwaka w'2009 ubwo yararangije amashuri yisumbuye. Iki gihe rero akaba yari kumwe n'abinjiye mu kirango gishya cy'umuziki barimo King James, Boys, Oda Pasi, Kamishi ndetse n'abandi batandukanye. Urugendo rwe rwa muzika rwatangiye ubwo yarafashijwe na Safi Madiba ndetse na Kamishi. Mu mwaka w'2016 Knowless Butera akaba yarabwiye urubuga ikinyamakuru igiye ko ajya gukora indirimbo bwa mbere. Yagiye muri studio yitwa Unlimited Record, yari inyamirambo, yakorerwagamo na Junior ndetse na Rick, ariko icyo gihe akaba yaragiyeyo asanga Junior ari we uhari wenyine. Ubusanzwe ngo Safi Madiba wari umaze kumenyekana mu itsinda rya Urban Boys yajyaga abwira Butera Knowless ko abona yashobora kuririmba ariko akitinya, gusa ngo yumvaga umunsi umwe azabikora. Yagize ati iki gihe ngo Kamishi na Safi Madiba basanze arimo aririmba muri studio hamwe na Junior, bamutera imbaraga bamubwira ko akwiye gukora indirimbo, aribwo yashyiraga hanze yitwa Nyumva. Ijya ku maradiyo iracurangwa ndetse amenya ko ashobora kuba umunyamuziki. Kamishi wari umuhanzi akaba n'umunyamakuru kuri Voice of Africa, ndetse na Safi Madiba wari umaze kugira ubunararibonye mu by'umuziki, ndetse akaba barahise bagenda kwamamaza ibihangano bya Butera Knowless bamugeza ku bitangazamakuru. Knowless atangira kumenyekana bitamuvunnye. Urukundo rwe na Safi Madiba ruri mu byatumye abanyarwanda barushaho kumumenya, kuko aba bombi barandikwaga kenshi bakanavugwa mu bitangazamakuru by'imyidagaduro hamwe n'abandi bantu batandukanye bakagenda babagarukaho. Ibihembo bya Salax Award irembo ryinjije uyu Butera Knowless ku ruhando rwa muzika. Ku nshuro ya kabiri ibi bihembo bya Salax Award mu mwaka w'2010 Butera Knowless wari umaze umwaka umwe atangiye umuziki yashyizwe ku rutonde rw'abahanzi bakizamuka bashobora guhabwa ibihembo, aho yahawe igihembo cya Upcoming Artist. Mu bo bahanganaga nabo muri icyo gihe hari harimo umuhanzi Nasoni wari umaze gushyira hanze indirimbo Amatsiko. Yari umwe rero mu bahabwaga amahirwe yo kwegukana iki gihembo. Mu bateguraga Salax Award bemeje ko iki gihembo ari icya Butera Knowless, ari nacyo gihembo rukumbi yari abonye kuva yatangira umuziki. Iki gihembo cyabaye irembo rikomeye mu kwinjira mu muziki mwiza kuri Butera Knowless, kuko mu mwaka wakurikiyeho mu mwaka w'2011 Knowless wari umaze gusohora indirimbo nyinshi. Yashyize hanze umuzingo we wa mbere, alubumu yise Komeza. Igitaramo cyo kumurika iyo alubumu kiritabirwa cyane, ndetse umukobwa wari umuto icyo gihe atangira kujya ku byapa byamamaza ibigo bikomeye. Umwaka wakurikiyeho yagiye gukorera mu nzu ya Kina Music iyobowe na Ishimwe Clement, batangira gukundana, ndetse icyo gihe nubwo urukundo rwabo rwatangiye byari ibanga. Kina Music ikaba yarahinduye ubuzima n'isura bya Butera Knowless. Kuva yamenyekana, Knowless yari umuhanzi muto wari warasanze abandi bakobwa mu muziki w'u Rwanda barimo Priscilla wari umaze igihe atangiye umuziki, Miss Jojo wari ufite izina rikomeye ndetse rinayoboye abandi mu muziki w'abagore ugezweho. Yasanzemo kandi abahanzi nka Miss Chanera, Liza Kamikazi,
dusangamo Oda Paccy, Queen Ari ndetse n'abandi batandukanye. Kugira impano no kwinjira muri studio ntibyari bihagije ngo Butera Knowless abashe kureshya n'aya mazina yari akomeye muri uyu muziki, ndetse rero byamusabaga imbaraga z'umurengera. Gukundana na Safi Madiba byaramufashije ku rundi ruhande kuko byamutumaga isi yose imuhoza w'ijisho, ariko ku rundi ruhande byatumaga abanyarwanda bamufata nk'umukobwa ukangisha urukundo gukora umuziki. Benshi mu banyamakuru n'abafana ntibiyumvagamo batangiye kwiyumvamo urban boy. Safi Madiba bananiwe kwiyumvamo ko Knowless. Ibi rero byongereye kuba yarakoreraga mu nzu zitandukanye akora umuziki, akanakora n'abantu batandukanye batunganya umuziki. Ibi rero byatumye uyu Butera Knowless bimworohera kumenyekana bitamugoye. Muri iki gihe umuntu wese washoboraga guha isura ya Butera Knowless, ku buryo hari n'abavugaga ko ari umuhanzikazi unywa inzoga nyinshi, hakaba n'abavugaga ko yanywaga ibiyobyabwenge. Gusa nyir'ubwite akaba yarakomeje kugenda bihakana. Ubwo yari amaze gushyira hanze alubumu ya mbere mu mwaka wa 2011 yise Komeza, yari amaze gutandukana na Safi Madiba wari umukunzi we, ndetse icyo gihe bivugwa ko yari yaranatangiye gukundana na Clement. Ubu akaba yaranabaye umugabo we. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2012 nibwo byemejwe ko Butera Knowless yinjiye muri Kina Music. Ishimwe Clement ahita amufasha gutunganya alubumu ye ya kabiri yashyize hanze mu mwaka wa 2012. Muri uwo mwaka akaba ari nabwo yitabiriye irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar. Icyo gihe nibwo abanyarwanda batangiye kubona isura yindi ya Butera Knowless, isura yari irimo gukora umuziki mwinshi no guhisha ubuzima bwe bwite bw'uyu mwari wari usigaye akundana na Clement mw'ibanga rikomeye. Muri icyo gihe umuvuduko wari mwinshi cyane kuri Butera Knowless, ndetse mu mwaka wa 2014 yashyize hanze undi muzingo wa gatatu, awishyize hanze imizingo 3 mu myaka 3. Naho mu mwaka wa 2015 yatwaye igikombe cya Primus Guma Guma, aba umukobwa uciye agahigo mu mateka y'iri rushanwa. Umwaka wakurikiyeho wa 2016 ashyira hanze undi muzingo wa 4. Mu ruhando mpuzamahanga Butera Knowless yateye intambwe iruta ya benshi mu muziki w'u Rwanda. Mu mwaka wa 2015 Butera Knowless yasohoye indirimbo nyinshi ziri mu rurimi rw'igiswahili, bituma ahabwa igihembo cyitwa Bing Award gitangirwa mu gihugu cya Kenya. Mu mwaka yongeye gutumirwa muri Kenya, ahabwa ikindi gihembo cyitwa Diva, anahabwa ibihembo bibiri bya Hip Hop Award mu mwaka wa 2018 gitangirwa muri Uganda. Mu bihembo yahawe harimo icyahembwe n'indirimbo ye yise Mbaye Wowe. Mu mwaka wa 2015 yashyize hanze indirimbo Teyamo yakoranye na Roberto mu gihugu cya Zambia. Muri 2016 asohora indirimbo Ujumbe, zose zakunzwe muri ibi bihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika. Mu mwaka wa 2017 ashyira hanze indirimbo yo mu rurimi rw'igiswahili yise Peke Yangu. Naho mu ntangiriro z'umwaka wa 2018 ashyira hanze yo yise Darling yakoranye na Ben Pole, ikunzwe mu gihugu cya Tanzania. Mu myaka 35 uyu Butera Knowless afite, Butera Knowless avuga ko ashimira Imana kubera byamaze kugeraho, kuko avuga ko Imana yamufashije kugera ku bintu byinshi agereranyije naho yavuye. Mu gihe cy'imyaka igera kuri 13 amaze mu muziki nyarwanda, Butera Knowless ari mu bahanzi nyarwanda bafite ibihembo byinshi by'umuziki, ndetse niwe mukobwa wa mbere ufite uduhigo n'ibihembo bya muzika mu mateka y'umuziki wo mu gihugu cy'u Rwanda. Mu kiganiro gito yagiranye n'umunyamakuru wa Kigali Today yagize ati achievements ibyagezweho ni byinshi, ndetse ni ibintu byinshi kandi nibyo kwishimirwa, kuko aho navuye naho ngeze ubu muri uyu mwaka haranshimishije cyane, nubwo wenda atariho nshaka kugera uyu mwaka, by'umwihariko uzajya kurangira hari bimwe muri byinshi nifuzaga kugeraho nsoje kandi nishimira. Knowless nakomoje ku ndirimbo ye yise Blessed yatinze gusohoka, atangaza ko noneho izasohoka muri icyo gihe yabitangaje. Ibi akaba yarabitangaje mu mwaka wa 2019 ubwo yizizaga imyaka 29 yari amaze avutse, ndetse n'imyaka 10 yari amaze atangiye umuziki, urugendo rwamuhiriye ndetse n'urugendo yagiriyemo amahirwe
amahirwe ndetse n'ibindi bitandukanye. Uyu ni Butera Knowless, umuhanzikazi umaze kugira ibigwi bihambaye mu muziki ndetse no mu mateka y'umuziki w'u Rwanda. Ngabo Medal Jorbert ni umuhanzi wamenyekanye nka Meddy mu muziki w'u Rwanda. Yavukiye i Bujumbura mu Burundi ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa Kanama mu mwaka 1989. Ni umuhanzi nyarwanda umaze kubaka izina mu buryo bukomeye, akaba akora injyana ya R&B pop, akaba akorera umuziki we muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yagiye mu mwaka 2010 agiye kwiga, aho yize muri Leta ya Texas. Meddy wamamaye mu ndirimbo nka Igipimo, Ngirira Ubuntu, Akaramata n'izindi. Ni mwene Sindayihebura Alphonse na Cyabukombe Alphonse, akaba umwana wa kabiri mu muryango w'abana bane, aho avukana n'abahungu babiri ndetse n'abakobwa babiri. Amashuri y'incuke yayigiye kuri Ecole Independante i Burundi, naho amashuri abanza ayiga kuri Ecole Primaire Saint Joseph na Ecole Primaire La Colombière, ari naho yigiye amashuri yisumbuye. Yize mu ishami ry'imibare n'ubugenge cyangwa se math physique. Meddy yakoranye inzozi zo kuzaba umuteramakofe ukomeye. Uyu muhanzi w'indirimbo zikora ku mitima ya benshi, cyane cyane abanyantege nke mu kugira amarangamutima y'urukundo. Mu buto bwe ntiyiyumvagamo cyane kuzaba umunyamuziki, ahubwo we yumvaga azaba umuteramakofe ukomeye, ndetse ngo yakuze akunda gukubita utwana duto biganaga. Uku guhorana inyota yo gukomeza kugaragara nk'umunyembaraga utagira ikintu na kimwe atinya byamuteye kujya kwiga iteramakofe, ariko nyina arabimubuza nubwo byamugoraga kugira ngo abireke. Meddy yakuze ari umunyarugomo. Ubwo yigaga mu mashuri abanza, Meddy yari umwana ukubagana cyane, ndetse mu rugo bamuhozaga ku nkoni, ahanini bamuca ku kubangamira cyangwa se ku bukubaganyi no gusagarira abandi bana bagenzi be, kuko yahoraga kubita abo arusha intege, bityo ababyeyi babo bagahora baza kumuregera iwabo. Hagati y'umwaka w'2000 n'ibihumbi 2003 yiyemeje kujya kwiga iteramakofe kugira ngo hatazagira umwana n'umwe umwigaranzura. Ati buriya ikintu abantu benshi batazi nuko mbere yo kuririmba nabanje gukina umukino w'iteramakofe kuri stade Remera. Umutoza witwaga Gashugi, sinzi niba ari we ugitozayo, nashakaga kuzagira ingufu nyine ngo nge nkubita abantu nkuko nari umunyarugomo cyane. Nyuma naje kubivamo kuko mama yarabyangaga. Mu buto bwa Meddy yari inkubaganyi. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe, uyu muhanzi yavuze ko ikintu gikomeye yibuka yakoze nawe kikamutera ubwoba ubwo yari akiri muto, ni igihe yatwitse inzu y'iwabo aho bari batuye i Remera. N'ibitwenge byinshi yagize ati hahaha, kubera ubukubaganyi natwitse inzu twabagamo i Remera, ariko ntiyakongotse yose, hahiye igice. Bahamagara kizimyamwoto isanga abaturanyi batabaye. Meddy nk'umunyamuziki, Meddy yatangiye umuziki akiri umwana, nyuma yuko nyina umubyara yakundaga kumwigisha gucuranga indirimbo za Bob Marley, by'umwihariko yitwaga Redemption Song. Ababyeyi b'uyu muhanzi ngo nabo bari abanyamuziki. Se yari umucuranzi ukomeye wa gitari, gusa uyu musore ntiyagize amahirwe yo kumubona kuko yitabye Imana Meddy akiri muto cyane. Nyina nawe wakundaga umuziki cyane yatoje umwana we gucuranga ndetse amwinjiza muri korali, ari naho yakuriyemo kuba umuhanzi. Meddy yagize ati mama na papa bari abanyabuziki, bombi bacurangaga gitari. Sinagize amahirwe yo kubona papa acuranga, ariko mama niwe wambwiraga ukuntu yari umucuranzi w'umuhanga. Nyina wa Meddy akaba yaramwigishije gucuranga gitari. Yakomeje agira ati indirimbo ya mbere naje kwiga gucuranga yari Redemption Song ya Bob Marley, mbyigishijwe na mama umbyara. Icyo kintu sinshobora kuzakibagirwa. Kuva icyo gihe natangiye gukunda umuziki bitavugwa, nza kujya no muri korali y'abana. Ageze mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye yaririmbaga mu itsinda Justified yo muri Zion Temple, aho bakunze kwita kwa Gitwaza. Yaririmbagana n'abandi bana baje kuvamo abahanzi harimo The Ben, Nicholas Mbabazi, Isaac uzwi nka Rick. Abangaba bakaba barabanye muri korali
aho uyu umusore nawe yakuriye cyangwa se ikimutera ubwoba kurusha ibindi. Uyu muhanzi Meddy yemeza ko ikintu kimutera ubwoba mu buryo bukomeye mu buzima bwe ngo ni igihe atekereza ku iherezo rye. Akaba yaravuze ko iherezo rye aritekerezaho akagira ubwoba, aho agize ati ikintu kintera ubwoba ni iherezo ryanjye, ikintu cya mbere buriya ni ukurangiza urugendo rwacu ku isi. Akaba yaravuze ko aricyo kintu kimutera ubwoba ndetse gituma agenda yibaza n'ibintu bitandukanye. Abantu bakomeye ku isi uyu muhanzi yifuza guhura nabo, yagize ati yakunze kwifuza kuzahura na Perezida Paul Kagame, Michael Jackson na Yezu, aho yagize ati ubundi nifuza kuzabona Perezida Kagame na Michael Jackson. Perezida we naramubonye, Michael Jackson we yarapfuye, ntabwo bikunze ko nzamubona, urumva uwo nsigaje guhura nawe ni Yesu. Akaba aribyo uyu muhanzi yatangaje ubwo yarabajijwe ku muntu yifuza kuzahura nawe. Indirimbo yakunda kurusha izindi n'amarangamutima menshi, Meddy yavuze ko kugeza ubu indirimbo yanditse mu mutima we cyane cyane yakunda cyane ari yitwa ubanza ngukunda, nubwo akunda indirimbo yitwa burinde bucya igiye kumara cyangwa se indirimbo igiye kumara imyaka irenga 7 igeze ku rubuga rwa YouTube, ndetse akaba ari n'indirimbo kugeza ubu ngubu yagiye yishimirwa ndetse ikanakundwa n'abantu batari bake nk'uko bizakomeje kugenda bigaragara mu bahanzi cyangwa se uyu muhanzi w'icyamamare. Akaba yaravuze ko hari abahanzi akunda ku isi batandukanye mu bahanzi babayeho ku isi, yaba ababayeho ndetse n'abapfuye. Meddy akaba akunze cyangwa se muri iyi minsi akaba yaravuze ko icyo gihe mu mwaka wa 2015 akunze indirimbo burinde bucya. Akaba avuga ko akunda mu buryo bukomeye umuhanzi Michael Jackson, ibyakarusha agakunda indirimbo yise Usha Raymond uri we cyangwa se akaba umwe mu bantu nabo bagiye bagira icyerekezo cyiza mu muziki. Akaba rero avuga ko ari we muhanzi akunda ndetse akaba ari nawe umuntu yumva yishimiye cyane kuva yatangira kuza mu muziki. Akaza akora uyu muhanzi nyuma y'umuziki. Uyu muhanzi rero usigaye ukorera umuziki we muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo nta kandi kazi akora uretse kuba ari umuntu ukunda ibijyanye n'umuziki, ndetse akaba icyo gihe yaratangaje ko uretse kwiga amasomo ye akurikira n'ibindi bintu bitandukanye nko kureba amafilimi ndetse no kugenda atembera mu bice bitandukanye. Nkubitse ko uyu musore yigaga muri Texas muri Talent College, aho yigaga ishami rya Actuarial Science, aho avuga ko ari ibintu akunda ndetse yanishimiye cyane. Akaba rero ari byagiye bitangazwa n'uyu musore Ngabo Meddy, akaba umuhanzi w'umunyarwanda wagize ibigwi bikomeye mu muziki w'u Rwanda. Kuri ubu ngubu akaba yararushinze ndetse ari n'umugabo ufite umugore we nk'uko bizakomeje kugenda bigaragara. Akaba aryohewe n'iminsi ndetse n'urukundo, ndetse akaba yaragiye agaragaza ko umugore we basezeranye mu kwezi kwa gatanu. Mimi Mifira, umukobwa ukomoka mu gihugu cya Ethiopia, ari isoko y'ibyishimo ye nk'uko akomeje kugenda bigaragaza ndetse anabyerekana ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko ku rubuga rwe rwa Instagram, aho akunda kunyuza amafoto ndetse n'amavideo agaragaza ibihe byiza barimo n'umukunzi we. Kugeza ubu ngubu akaba umwe mu bahanzi nyarwanda bamaze kugenda bakora ibikorwa byagiye byishimirwa n'abatari bake nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa ndetse bikagenda binagarukwaho n'abantu batandukanye, ndetse akaba ari n'umwe mu bahanzi bagiye bishimirwa ndetse bakanakundwa n'abatari bake, ndetse akaba ari n'ibintu byakomeje kugenda byishimirwa. Abantu benshi bakagaragaza uburyo uyu nguyu ari umuhanzi ufite ibigwi bihambaye ndetse n'amateka, kuko ibyo yakoze ari ibintu byagiye byishimirwa ndetse akaba ari n'ibintu byagiye bikundwa n'abatari bake. Umuhanzi Ngabo Meddy uzwi nka Meddy akaba rero yarakunzwe ndetse agenda amenyekana mu ndirimbo zitandukanye, aho ari imijyana ya R&B. Akaba yarakoze ubukwe we n'umukobwa ukomoka mu gihugu cya Ethiopia witwa Mimi Mifira. Meddy w'imyaka 32 y'amavuko yakoze ubukwe bw'akataraboneka mu birori byabereye muri Leta ya Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa Gicurasi umwaka w'2021. Ubukwe bwa bombi bukaba bwaritabiriwe n'abantu bazwi mu ruganda rw'imyidagaduro, barimo abahanzi, abakinnyi ba filimi ndetse n'abandi batandukanye. Akaba ari ibirori byari bimeze neza nk'uko byagaragaye ku cyumweru ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa Gicurasi umwaka
2021 Meddy akaba yaranditse cyangwa se umukunzi we Mimi Mifira yanditse kuri konti ya Instagram abwira Meddy ko azakomeza kumukunda kuba mu biganza bye iteka ryose. Meddy bivugwa ko agiye cyangwa se icyo gihe byavugaga ko agiye kwinjira mu muziki w'indirimbo zihimbaza Imana uzwi nka gospel, aho rero yakomeje kugenda agaragaza ko ari byo agiye kuzinjiramo nubwo nta makuru yabihamyaga. Ya niyo mateka y'ingenzi wamenya ku musore wakunzwe ndetse wabaye n'umugabo Meddy. Mu mateka y'umuziki nyarwanda, nyuma y'abakoroni hagaragaye cyane itsinda ryitwa Impara, rinafatwa nk'aho ari ryo tsinda ryari ririho ndetse rizanahoraho mu kuvugwa mu muziki w'u Rwanda. Itsinda ryakoze ibikorwa bitazibagirana, itsinda ryaririmbye indirimbo zuje ubuhanga, ryari itsinda ryasoraga indirimbo zinogeye abanyarwanda benshi ndetse n'abanyamahanga. Tugiye kugaruka ku mateka y'ingenzi y'iri tsinda, akaba ari ibyatangajwe mu kiganiro na Mimi Rose, akaba yaratangaje ko mbere gato y'umwaka w'1975 ubwo yageraga mu Rwanda, umunsi umwe yasanze Sebanani acuranga gitari, akaba ari nabwo yabonye akazi ariko nta hantu ho kuba yagiraga. Twarabanye kuko we yari afite gitari, arampa ndacuranga, yumva ndamurusha, ahita ambwira ngo mwigishe. Naramwigishije ariko ndamubwira ko hari abandi yabonye bazi gucuranga. Sebanani yamubashije abari bo, amubwira ko ari Sosomado wigaga muri Eto Kicukiro, Karewenje we yari yituriye mu cyaro, hanyuma tumutumaho tubazana mu nzu turi bane. Nyuma yaho gato twatangiye orchestre, ariko dutangira ari nk'imyitozo gusa cyangwa kwimenyereza, atari ibintu bifatika cyane. Ntabwo twatangiye turi Impara, ahubwo tumaze guhura no gutangira imyitozo twaricaye dushaka izina twaho orchestre yacu, duhita kuyita Vox Pox cyangwa se La Voix du Peuple, bivugwa nk'ijwi rya rubanda. Twarakomeje imyitozo maze nyuma gato haba irushanwa ryo kuririmba indirimbo y'ubutaka, maze duhimba indirimbo tuyiririmbye tuba abambere, maze ituma abantu benshi bibatungura, barayikunda natwe baradukunda bidasanzwe. Ngo hari igihe cyageze umusore ashaka kumenya umwambaro ugezweho akajya arebera ku Mpara. Uyu Mimi Rose yakomeje adusobanurira cyangwa se yakomeje asobanura ko impamvu yo gukundwa kwabo yaturutse ku kuba barahinduye injyana yari imenyerewe mu Rwanda, aho hari hasanzwe injyana ituje, ariko iyi Vox Populi cyangwa se iyi ijwi ry'abaturage cyangwa ijwi rya rubanda yaje guhindura ibintu. Akaba ari ibintu yakomeje agira ati ko bazanye injyana nshyashya isa n'ishyushyeho gato, bagendeye ku muziki wabo wo muri Zaire, cyane cyane ko benshi muri bo bari barabaye i Lubumbashi. Mimi yabaye i Lubumbashi, Soso yabayeyo, uwitwa Kare Wanjenje yabayeyo, Rubangura François nawe yabayeyo. Mbese bose bari abantu baturutse hanze y'u Rwanda, uretse Sebanani ndetse na Gasigwa Abuduru aka Tubiranzo na Semo Jean Baptiste bari mu Rwanda. Izi ni Impara ryaje gute? Twakomeje gucuranga tukabikora mu marushanwa ndetse n'amakonseri, tukaba abambere, turigaragaza cyane kurusha abandi bahanzi bari bariho icyo gihe. Nyuma twaje guhura n'abantu barimo n'abayobozi batubwira ko dukwiye gushaka izina ryafasha abafana bacu gusobanukirwa, kuko Voix du Peuple atari benshi bari kubasha kurisoma. Mu mwaka w'1975 twaricaye ngo dushake izina rishya, turashakisha maze tuza guhuriza ku izina Impara. Twakomeje gucuranga, turamenyekana no ku rwego rwa minisiteri, dutangira gukora ibitaramo ku rwego mpuzamahanga, tujya i Bujumbura, i Goma. Nibuka ko twari tugiye kujya ni Kampala, ariko sinibuka icyatumye tutajyayo. Ibitaramo byose twagiye dukora byaduhesheje amafaranga menshi, maze tuza kwigirira inama yo kuba hamwe
ndibuka twese twahise dukodesha inzu nini cyane mu Biryogo. Icyo gihe twayikodesha amafaranga y'u Rwanda 30,000, dushaka n'umukozi akajya atekera impara. Aho niho twatandukanyije uburiri na Sebanani kuko yahise agira icyumba cye nanjye ngira icyanjye. Twakomeje umuziki tukagenda dutumirwa mu bitaramo ahantu hatandukanye, tujya gucurangira mu bihugu bitandukanye by'i Burayi nko ku mugabane w'Ubufaransa, mu Budage n'ahandi. Dukomeza kubona amafaranga menshi. Inzu ikora umuziki cyangwa studio yigenga yabayeho bwa mbere mu Rwanda yari y'impara. Icyo gihe twakoreshaga indirimbo zacu kuri Radio Rwanda, maze uwitwa Uwimana Jean Pierre aza kutwungura igitekerezo cyo kwishingira studio. Yaragiye azana ibyuma atangira gukora, aratubwira ngo ntituzaze kubaza amafaranga gusa, twe ntacyo byari bitubwiye kuko amafaranga twarayabonaga ari menshi. Hanyuma y'umwaka umwe yaraduhamagaye ngo tuze turebe amafaranga yacu, maze dushaka icyo tuyakoramo kuko yari menshi. Twahise tugura amazu, tugura n'imodoka ya kwasteri impara zizajya zigendamo. Uburyo bw'ibihe barimo bwaje guhinduka, hazamo kwangana urunuka. Impara zakomeje kugirana ibihe byiza, ariko nyuma biza guhinduka bibi. Gusa ngo ntibyari bitewe n'ivangura rishingiye ku moko nk'uko bamwe babitekerezaga, ahubwo byatewe n'ayandi n'ibindi bibazo byatumye umwana w'Imana agambanira, nubwo ari bwo bari bakomeje gukora umuziki. Mu myaka y'1988 ndetse n'umwaka w'1989 twaje gushwana. Ibi bikaba ari ibyatangajwe na Mimi La Rose. Impara zicikamo ibice bibiri, nge Mimi La Rose nsigarana na Sebanani, maze Soso Mado Kariwanjenje na Rubangura François bashinga indi orchestre yabo bayita Inyana n'iya Mweru. Twe dusigarana izindi mpara kuko ari twe twari benshi, cyangwa se majorité. Kuva icyo gihe twaranganye cyane, ndetse n'inzego za leta zishaka kubizamo ngo zitunge, ariko birananirana kuko Soso atabishakaga. Ibi bisa naho ari byo byabaye indunduro y'impara, kuko kuva icyo gihe ntizongeye gucurangira hamwe. Ndetse abo mu Rwanda, abari mu Rwanda icyo gihe, ibibazo by'umutekano barabizi byarushagaho kwiyongera. Mu mwaka w'1992 bamwe batangiye kujya bafatwa mu byitso, ndetse akaba ari n'ibintu byakomeje kugenda bigarukwaho icyo gihe. Uretse Sebanani wari warapfuye azize uburwayi mbere y'uko impara zitandukana, na Soso Mado yaje gupfa. Bamwe mu bari bakiri aho ngaho bakomeza guhura n'ibibazo bitandukanye kuko bafatwaga nk'ibyitso. Ibyo ni nabyo byaje kuviramo Sebanani Andre kwicwa muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Abandi barimo Mimi La Rose bahungira mu bihugu bitandukanye. Nyuma y'ubuhunzi, Mimi La Rose yaje kubona akazi mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda TPR. Akaba rero ariho yagiye guhagarika imirimo kuri urwo rukiko. Niho havutse kuzuka kw'impara ku ruhurirane rw'ubushake, cyangwa se ku buhurirane bw'ubusabe ndetse n'ubushake bwa Munyanshoza Dieudonné ndetse n'umwete uyu witwa Mimi La Rose. Iyi orchestre ikaba yarongeye kugaruka ndetse ikagenda inishimirwa n'abatari bake. Kuva mu myaka yatambutse kugeza magingo aya, ntawabura guhamya ko orchestre Impara ari imwe mu zanditse amateka akomeye mu muziki nyarwanda. Icyakora bamwe bakaba batarabashije kuyimenya kuko yaje gusenyuka nk'uko twabibabwiye. Ibi byatumye rero natwe dukora ubusesenguzi, akaba ari ibintu twakomeje kugenda tugarukaho. Uyu witwa Sebigiri Paul akaba yaratangaje ibintu bitandukanye. Nabutse uyu ko Sebigero Paul azwi nka Mimi La Rose akaba yarabwiye itangazamakuru byinshi bitandukanye, ndetse na byinshi mutamenye nk'uko twagiye tubibabwira. Iyo orchestre Impara akaba yaragiye ikora ibikorwa bitandukanye byagiye binishimirwa n'abatari bake, nk'uko twabibabwiye ko Impara yatangiye mu mwaka w'1974 iza gusenyuka mu mwaka w'1988 nyuma yo kutumvikana hagati kwa Soso Mado ndetse na Sebanani Andre. Aba bakaba
bakaba barateranye amagambo bituma itsinda ricikamo kabiri. Orchestre Impara isigara iyobowe na Sebanani Andre na Mimira Rose, mu gihe abari bashyigikiye Sosomado bahise bakora iyabo bise inyana ni ya mwiru. Bose bahita babura abafana bacika intege. Akaba ari uko nguko byagenze, ndetse akaba ari n'itsinda cyangwa se itsinda akaba ari itsinda ryishimiwe ndetse rinakundwa n'abatari bake, yaba mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Abantu batandukanye bakaba baragiye baririmba ndetse bakanakunda indirimbo zitandukanye, dore ko abangaba bari baragiye bagira uruhare rukomeye mu kuzamura ndetse no kuzana umuziki nyarwanda ku rwego rushimishije. Aya akaba ariyo mateka y'ingenzi wamenya ku itsinda Impara ryubatse ibigwi bikomeye mu muziki w'u Rwanda, w'abantu benshi bagiye banabikuraho umugane ati ntawabuza Impara gucuranga. Akaba rero ari ibintu byakomeje kugenda bigarukwaho ndetse binavugwa. Aya ni amateka arambuye y'Impara, akaba itsinda ryakoze ibigwi bihambaye mu muziki w'u Rwanda. Rugamba Sipiriyani yavukiye mu yahoze ari komine Karama, ubu ni mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Yavutse mu mwaka w'1935. Rugamba yize amashuri ye mu Rwanda, mu Burundi ndetse no mu Bubiligi, aho yakuye impamyabumenyi y'ikirenga mu by'amateka. Rugamba yashakanye na Mukansanga Dafroze wavutse mu mwaka w'1944. Bashakanye mu mwaka w'1965. Uyu mugore wa Rugamba Sipiriyani ubusanzwe yari umwarimukazi mu mashuri abanza. Uyu akaba avuka mu gace kamwe na Rugamba Sipiriyani, bose babarizwaga muri paruwasi ya Cyanika. Uyu muhanzi kandi yanashinze itorero Amasimbi n'Amakombe ririmba indirimbo zisingiza Nyagasani ndetse zikanigisha ku buzima busanzwe. Kugeza ubu rikaba rihimba indirimbo zifashishwa n'abantu ahantu hanyuranye. Yakoze imirimo itandukanye muri leta, ariko mu myaka ye ya nyuma yaje gukurwa mu kazi igihe kitageze kubera kutihanganira akarengane ako ariko kose kabaga kabaye. Akaba rero ari ibintu byatumye ahangana n'inzego za leta muri icyo gihe. Mu byaranze Rugamba Sipiriyani harimo gushishikariza umunyarwanda kuba inyangamugayo no kugira indangagaciro nyazo zikwiriye u Rwanda. Ibi rero bigaragazwa ndetse bikanagaragarira no mu ndirimbo zirenga 400 yagiye ahimba, zirimo Ntumpeho, Inda Nini, Jya Umenya Gusaza Utanduranyije cyane, Agaca n'izindi zitandukanye. Rugamba yapfuye azize jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata umwaka w'1994. akaba we n'umugore we Mukansanga bari barabyaranye abana 10 muri jenoside yakorewe Abatutsi. Bapfanye n'abana 6 mu bana 10 bari barabyaye. Ubu hasigaye abana 4. Ubu Rugamba Sipiriyani yibukirwa ndetse akibukwa nk'umuntu wateje imbere ubuvanganzo nyarwanda ndetse akanafasha abakiri bato kumenya uko ururimi rwubakwa. Si ibyo gusa, kuko Kiliziya Gatolika n'abandi bakristo yabasigiye ibihangano n'indirimbo zisingiza Imana zirimo ubuhanga buhanitse. Indirimbo ze n'uyu munsi ntabwo zifatwa nk'indirimbo nziza gusa, ahubwo ubutumwa buzikubiyemo bufatwa nk'impanuro nanone y'ejo hazaza ku bakuru. Mu mwaka w'1965 Rugamba yashakanye na Dafroze Mukansanga, babyarana abana 10 nyuma yo gutakaza umukunzi we wa mbere wishwe azira ko yari umututsi mu mwaka w'1963. Rugamba azwiho kandi imivugo n'ibisigo birata ubwiza hanini yahimbiraga uyu mukunzi we mbere witwaga Mukarangiro Saverina. Mu mwaka w'1965 Rugamba yashakanye na Dafroze Mukansanga, babyaranye abana 10 nyuma yo gutakaza umukunzi we mbere wishwa azira ko yari umututsi mu mwaka w'1963. Rugamba azwiho kandi kwandika imivugo n'ibisigo birata ubwiza hanini yahimbiraga uyu mukunzi we wa mbere witwaga Mukangiro Saverine. Akaba ari ibintu byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho, aho yamuhimbiye indirimbo ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Rugamba kandi abinyujije mu itorero Amasimbi n'Amakombe yasohoraga indirimbo zirimo ubutumwa bwo gushishikariza abanyarwanda kuba inyangamugayo, gushishoza no kugira ubumwe. Zimwe muri izo ndirimbo harimo nka Ntumpeho, Inda Nini, Jya Umenya Gusa Utandukanye cyane, Agaca n'izindi zitandukanye.
kubera atihanganiraga akarengane aho yakabonaga hose. Ahanini yifashishaga ubunararibonye mu guhanga ubwo jenoside yagezaga cyangwa se ubwo jenoside yegerezaga yakuwe mu kazi ka leta yaramazemo igihe. Rugamba n'umugore we Daforoze Mukansanga n'abana babo 6 barishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Rugamba yasize indirimbo zirenga 400 ziri mu butumwa butandukanye, imivugo, ibisigo, anibukwa nk'umuntu wateje imbere ubuvanganzo nyarwanda kuko yanakoze igihe kinini mu cyahoze ari ikigo cy'ubushakashatsi cyari giherereye mu karere ka Huye. Rugamba Sipiriyani yahimbye indirimbo nyinshi zisingiza Imana muri Kiliziya Gatolika, anashinga umuryango yise Communauté de l'Emmanuel, umuryango wahuje ukomeje gukwirakwira mu bihugu bitandukanye, ndetse ni umuryango umaze gukwira mu gihugu cyose n'ubu ukaba ugihari. Mu mwaka wa 2014 Rugamba yasabiwe n'uyu muryango kugirwa intwari, ndetse na Kiliziya isabwa kumugira umutagatifu. Ubusabe kuri ubu ngubu bukaba bukiri kwigwaho ndetse no kugenzurwa. Rugamba Sipiriyani n'umuryango we bishwe ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa Mata umwaka wa 1994, ariko by'umwihariko yibukwa ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa Kanama ku munsi w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya nk'uko yabisabiwe n'umuryango we mbere yo gupfa. Nubwo yahimbye indirimbo nyinshi zigakundwa n'abatari bake, ntiyigeze aziririmbamo, bivuze ko indirimbo ze zose zacurangwaga ku maradiyo atandukanye, nta jwi rye ririmo nk'uko umuhungu we Rugamba Olivier yigeze kubitangaza. Inkomoko ya Rugamba Sipiriyani: Rugamba wavutse mu mwaka wa 1935 akavukira mu gace k'icyari Karama mu cyahoze ari komine ya Karama muri Gikongoro ya kera ahitwa Muyange, ubu ni mu birometero 12 uvuye mu mujyi wa Nyamagabe. Ni mwene Bicankungeri Michel na Nyirakanani Tereza. Yari umwana wa kane mu muryango, akivuka yiswe Sirikare. Izina Rugamba aza kurifata nyuma. Rugamba Olivier, umuhungu w'imfura wa Rugamba bufite imyaka 54 y'amavuko, asobanura iby'izina rya se. Yagize ati: Rugamba ni izina yihitiyemo kubera ko kera yavutse yitwa Sirikare, ariko aza kuryanga yihitiramo kwitwa Rugamba. Urebye biragoye kumenya impamvu yabyanze, gusa nk'uko nagiye mbyumva mu muryango nabanyemo nawe bavugaga ko yabitewe nuko yumvaga Rugamba ari ryo rimubereye, cyane cyane ko yabonaga ubuzima agiye gucamo nabwo ari urugamba rutoroshye. Rugamba Sipiriyani wanataramaga mu bitaramo nk'inkerereza by'ibwami ku ngoma y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Yari afite n'irindi zina yari yarahawe, aho muri ibyo bitaramo bamwitaga Rwamo rw'impundu. Rugamba wavukaga mu muryango utarakozwaga ibyo gusenga, yabyirutse akunda Imana. Yize amashuri abanza muri paruwasi ya Cyanika, ubu ni mu karere ka Nyamagabe. Kubera ko amashuri abanza yari ari ku kigero cy'ubwenge kirenze cy'abanyeshuri biganaga, byabaye ngombwa ko bamusimbutsa imyaka 2. Arangije amashuri abanza yakomeje ayisumbuye muri seminari nto y'i Kabgayi izwi ku izina rya Saint Leon. Rugamba wari ufite icyifuzo cyo kuzaba umupadiri, yavuye i Kabgayi yakomereza muri seminari nkuru i Nyakibanda. Rero ubwo ubuhakanyi no kugeraho ahakana Imana, ubwo yari ari muri seminari nkuru ya Nyakibanda aho yiteguraga kuzaba umupadiri, yaje kwiyomora ku myemerere y'Imana ahinduka umuhakanyi. Impamvu yaba yaramuteye gutera umugongo Imana na Kiliziya Gatolika ngo nibiba rwango yabonaga ryakorwaga na bamwe mu bihaye Imana bo muri icyo gihe cya kera, aho yabonaga birenze urugero. Urugero rwatangwa ni inyigisho za Musenyeri André Parondin, wari umushumba wa Diocese ya Kabgayi hagati y'umwaka wa 1959 n'umwaka wa 1984. Inyigisho z'uwo musenyeri wari ufite inkomoko mu Busuwisi zari mu byateye Rugamba kwitakariza icyizere umwuga wo kwiyegurira Imana
maze afata icyemezo cyo kubihagarika kubera ko yabibonagamo kubiba umurage w'amacakubiri mu banyarwanda byakorwaga n'uwo musenyeri. Ikindi cyamuteye kwiyomora ku Mana ngo nuko yari yaracengewe n'agace k'isomo ry'abafilozofiya kavuga ku ihame ryo kubaho ku bintu hatabayeho iremwa cyangwa se extramassive et matérialisme. Iri hame rikaba ryarazanywe n'umuhanga w'umufaransa mu by'imitekerereze ya muntu witwa Jean Paul Sartre. Ryatumye Rugamba abona ko ibyo arimo bidakwiye, abona ko ari ukubeshya, ndetse kuva ubwo akaba yarafashe icyemezo cyo guhagarika kuba padiri abura imyaka 2 gusa, nk'uko umuhungu we Rugamba Olivier yakunze kubivuga agira ati papa ntiyashoboraga gukora ikintu igice. Icyo gihe yahindutse umuhakanyi kahundura ku buryo yashoboraga no kubona umusaraba akawuvunamo kabiri. Afashijwe n'abakoloni b'Ababiligi yakomeje amashuri muri kaminuza i Bujumbura mu ishami ry'amateka. Yasoje ayo masomo akomereza icyiciro cya 3 cya kaminuza mu Bubiligi muri kaminuza ya Louvain. Yigaga anabivangamo ibikorwa by'ubusizi n'ubuhanzi. Ari mu Bubiligi yahahimbiye indirimbo nyinshi, anandika ibitabo byinshi byanahurizaga ku gukebura umuryango nyarwanda yabonaga utangiye kuyoba, urimo kwijandika mu bikorwa by'ivangura ndetse n'ubwicanyi. Yanze umukobwa wamuhimbiye ibisigo. Rugamba yaje gukundana n'umukobwa witwa Mukangiro Saverina yari yarahimbiye imitoma myinshi amurata imico n'uburanga, harimo nk'ibisigo murataga birimo nk'ikitwa Mukansani Nyange n'izindi ndirimbo z'ibihogozo. Politike y'ivangura yo mu mwaka w'1963 yahekuye Rugamba imwambura umukunzi we wishwe kuri Noheri yo muri uwo mwaka azira ko yari umututsi, ajugunywa mu mugezi wa Mwogo. Rugamba wari ubanye neza n'umuryango wa Mukangiro Saverina agarutse mu Rwanda yahisemo kugumamo, maze mu mwaka w'1965 yamwishumbushe undi witwaga Mukansanga Dafroza wari mubyara wa Mukansangiro Saverina. Ubwo rero yagarukaga mu Rwanda yanakoze imirimo itandukanye. Yakoze muri Minisiteri y'Uburezi avuyemo abaprefe wa Kibuye umwaka umwe. Yayoboye kandi ishuri nderabarezi rya EP, nyuma aza gukora mu cyahoze ari RCT. Yahagaritse gukora muri RCT mu mwaka w'1989. Yashakanye na Dafroze. Rugamba yari yarazinutswe Imana, atifuza kongera kumva mu matwi ibijyanye n'imigenzo ya Kiliziya iganisha ku Mana. Ubwo yatangiraga kubana ngo yari yarabujije umugore we umuhoza ku nkeke, ariko nyuma byaje guhinduka. Rugamba agarukira Imana, yiyemeza kutazongera kubabaza umugore we. François Xavier Ngarambe wabanye n'umuryango wa Rugamba Sipiriyani kuva mu mwaka w'1989 kugeza mu mwaka w'1994, amufata nk'umubyeyi we ku bwa Roho Mutagatifu, akamufata nk'umuvandimwe kuko babanye muri communauté de l'Emmanuel, communauté yasabaga abantu kubaha ndetse no kubaho kivandimwe. Avuga ko ubwo Rugamba Sipiriyani yagarukiraga Imana ngo yaba yaranabitewe n'ijwi yumvisha ubwo yari arimo ava kwivuza mu Bubiligi uburwayi bwo kutumva no kubura ubushake bwo kurya. Iryo jwi rero ryamuramubwiye cyangwa se yaryumvisha ari mu ndege, rimusaba guhinduka. Amaze rero kwiyemeza guhinduka nibwo yatangiye gukora indirimbo zihimbaza Imana, nk'uko umuhungu we Rugamba Olivier abivuga ngo indirimbo umurage w'intore niyo ndirimbo ya mbere yakoze avugamo ijambo ijuru ubundi atemeraga. Ni indirimbo yahimbye asa n'usezera, aho yagiraga ati nindamuka ntashye muzabyine sambwe
ariko nanjye iryo juru ryera de nk'inyange, inyamibwa y'abasumbye uhora utetse antegereje ndashaka kuzagerayo mpirayo. Akaba ari amwe mu magambo ari mu ndirimbo ya Rugamba Cyprien. Rugamba Cyprien yishwe ari kumwe n'umugore we n'abana be batandatu ubwo indege ya Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida w'u Rwanda yagwaga ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa Mata umwaka w'1994. Umuryango wa Rugamba uri mu bishwe ku ikubitiro ubwo jenoside yakorewe abatutsi yatangiraga. Rugamba Olivier avuga ko byari bigoye ko Rugamba yarokoka kubera ko yari yarashyizwe ku rutonde rw'abagombaga kwicwa aho yaratuye Kimihurura hafi y'ikigo cy'amashuri cya Ifake. Hari ikigo cya gisirikare cyabagamo abasirikare barindaga Habyarimana. Yaranaturanye kandi na Theo Bagosora, umwe mu bateguye bakanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa Mata mu mwaka w'1994 nibwo yishwe hashize iminota 30 ahamagaye kuri telefoni abana be Rugamba Olivier na Dafroze Rugamba bo batari bari muri urwo rugo, bari baragiye kurwaza nyirasenge i Butare. Bibuka ijambo yababwiye abasaba kuzaba abagabo kuko yarazi ko ari bupfe. Ubwo bazaga kubica yari yaraye asenga n'umuryango we, ndetse yari yaraye anasohoye indirimbo nzataha Yerusalemu nshya. Ababishe rero babanje kubakubita ibibuno by'imbunda, nyuma babarasa amasasu y'urufaya. Umwana we warokokeye aho ngaho akaba yitwa Sidral Rugamba. Kugira ngo arokoke yarashwe isasu bagira ngo yapfuye, ariko aza kuva mu mirambo aragenda abwira bakuru be ko ababyeyi babo bishwe, aza guhunga abasanga i Bujumbura aho igikorwa cyo kumushyira mu bahire kigeze. Igikorwa cyo kumusabira gushyirwa mu bahire ba Kiliziya Gatolika cyatangijwe mu mwaka wa 2014 gitangizwa nabo bahoze bakorana muri communauté Dore Manuel yashinze bwa mbere mu Rwanda, n'abandi bari bazi ibikorwa bye muri Kiliziya mbere yo kwitaba Imana. Ngarambe François Xavier uhagarariye communauté Dore Manuel numwe mu basabira kujya mu bahire ba Kiliziya. Uyu Rugamba Cyprien akaba avuga ko kugeza ubu urukiko rwashyizweho kubyigaho rugikomeje akazi, bishoboka ko ibi bishobora kuzarangira ndetse bikanagenda neza. Avuga ko nibabona ubusabe bufite ishingiro bazashyirwa mu cyiciro cy'abantu bita abanyenkuzo muri Kiliziya, nyuma nibwo bazahita bashyirwa mu bahire ba Kiliziya, hanyuma bikazagera naho bakirwa mu batagatifu nk'uko urwego ari rwo rubigenzura rw'abatagatifu. Rugamba Cyprien akaba amaze imyaka myinshi cyane yitabye Imana, ariko akaba yibukwa nk'umuntu wateje imbere ubuvanganzo n'umuco nyarwanda, kuko yagize uruhare mu gusigasira amateka y'uwo muco mu ndangagaciro ndetse no mu ndangamurage yakozemo i Butare, akaba ari byo yibukirwaho. Yaranzwe kandi no gufasha abatishoboye no kwamamaza ubutumwa bwigisha abanyarwanda kuba inyangamugayo, gushishoza no kugira ubumwe. Akaba ari bimwe mu bintu by'ingenzi byaranze ubuzima bwa Rugamba. Akaba ari umwe mu bagabo bafite ibigwi bihambaye ndetse si yibuka ndetse kanazirikana. Tukaba dukomeje kumwifuriza iruhuko ridashira ndetse ibikorwa bye tukabizirikana. Ayo ni amateka ya Rugamba Cyprien. Mutamuriza Anosiata yamenyekanye cyane nka Kamariza biturutse ku ndirimbo imwe muze yari ifite iryo zina. Kamariza yari umuhanzikazi waranzwe n'ibikorwa by'indashyikirwa, akaba n'umukobwa muremure kandi ushabutse w'imisatsi migufi. Uyu Kamariza yari umusirikare, akaba n'umwe mu barwanya urugamba rwo kubohora u Rwanda no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Imirimo nko kubaka amashuri, gukusanya inkunga y'abari ku rugamba rwo kubohora u Rwanda
no kwinjira mu ngabo ubwabyo n'indi ntambwe ikomeye. Ubusanzwe byafatwaga nk'imirimo y'abagabo. Mutamuriza Anosiata yaranzwe nabyo, yari afite ipeti rya serija cyangwa se sergeant mu ngabo za APR. Tariki ya 25 Werurwe umwaka w'1954 nibwo yabonye izuba. Avuka kuri Rusingizandekwe Leonard na Mukarushema Bernadetta. Yavukiye ku musozi wa Rukara muri Runyinya, ubu ni mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Kuri iyo tariki y'amavuko ya Kamariza, Kiliziya Gatolika yizizaga ukubwirwa cyangwa se ukubwirwa kwa Bikira Mariya ko agiye kubyara umukiza. Bibi rero bikaba binagaragarira ndetse binafitanye isano n'izina rye ryabatijwe aho yiswe Anosiata mu muryango w'abana 13, bane bitabye Imana bataritwa amazina, hasigara 9. Mutamuriza yari umuhererezi muri bose. Yavukiye kandi mu muryango w'abasizi bitwaga abashombo. Ibitaramo umuryango wabyarangwaga n'imbyino, umudiho gakondo n'ibiganiro byiganjemo urwenya. Mu mwaka w'1959 umuryango we kimwe n'indi yose myinshi y'abatutsi yarameneshejwe, maze kwa Kamariza bahungira mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, ari naho yatangiriye amashuri ye abanza mu murwa mukuru i Bujumbura. Mu mwaka w'1968 nyina umubyara yaje kwitaba Imana. Ibi byatumye se amwohereza kwa mukuru we witwa Anne Marie Mukerasoni wari warashatse muri Kongo, kubera ko yabonaga Kamariza akeneye uwajya mu cyimbo cya nyina agakomeza kumuba ndetse no kumuha uburere. Yahise akomereza amashuri yisumbuye i Lubumbashi mu ishuri ry'abafurere b'abaserveriyani riri Irikasi. Atangira no kuririmba mu makorali atandukanye ya Kiliziya Gatolika. Ku myaka 20 y'amavuko umuyobozi wa korali yitwaga Kiromboro wari waratangajwe n'impano ya Batamuriza Anosiati, yamuhaye gitari. Ibikorwa bya muzika bya Kamariza muri icyo gihe ntibyashimishaga cyangwa se ntibyashimishaga na gato mukuru we Anne Marie babanaga. Uyu yashakaga ko uyu murumuna we aba umukobwa w'umuco wo mu gikari ufite za ndangagaciro za kera zitwaga umukobwa ufite umutima. Akaba ari byo yashakaga ko murumuna we ajyamo. Mu kumushakisha uburyo yatuza akanareka kuririmba mu ruhame, yashatse kumushyingira umusore wo mu muryango mwiza nk'uko byari bisanzwe bimenyerewe mu muco w'Abanyarwanda. Mu kutishimira icyo cyifuzo cya mukuru we, Kamariza yasabye uruhushya rwo kujya i Bujumbura. Guhera ubwo ntiyasubiye i Lubumbashi. Yaje no guhita abona akazi muri Minisiteri y'Imari i Bujumbura mu gihe cy'ikiruhuko kigufi, ndetse nyuma y'akazi yabaga arimo kuririmba anafata amajwi kuri kasete yifashishije radiyo yari yarahawe n'umwe mu nshuti ze witwaga Tereza. Mu mwaka w'1980 Minisiteri yakoragamo yamwimuriye kujya gukorera ahantu kure, maze yanga gusiga se umubyara, ahitamo kureka akazi. Ibi rero biza no gutuma abona umwanya uhagije wo kuririmba. Mu mwaka w'1982 yatsinze irushanwa ryo kuririmba i Bujumbura, ahita anafata akazina ka Kamariza biturutse ku ndirimbo ya orchestre Amabono. Iyi yaje rero no kumwemerera kujya ayiririmbamo kugira ngo indirimbo ze zishobore guhitishwa ku bitangazamakuru byo muri icyo gihugu. Yagombaga guhindura indirimbo ze mu Kirundi, ariko we ahitamo kujya abivangamo n'Ikinyarwanda. Maze mu mwaka w'1984 yagiye mu gace ka Mushisha, aha ari naho Abanyarwanda benshi b'impunzi atangira gufatanya n'itsinda ry'abasore b'abakorerabushake bubakaga amashuri, hakiyongeraho n'ibitaramo yakoraga akusanya amafaranga y'ubukangurambaga mu kubaka. Mu mwaka w'1990 adasize gitari ze ebyiri, yafashe icyemezo cyo kugenda mu ibanga akajya gufatanya n'umutwe wa APR wari utangiye urugamba rwo kubohora igihugu mu ishyamba. Kubera ijwi rye n'indirimbo ze yasusurutsaga ibitaramo ndangamuco no gutera akanyabugabo mu guhoza no gushyigikira abari bari ku rugamba. Yari umwe mu bagize
mu bagize itorero indahemuka nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. impano ye yayituye abantu bahuye nayo mahano. Kamariza yashakaga guhoza ndetse no guhamagarira abantu kwishima, gutekereza ko kuba ari muzima bishoboka no kwishima nabyo bigashoboka. Yashakaga rero ko yakiyongera byanze bikunze icyiza cyose kandi gitera ibyishimo bikaganza. Ibi byagaragaraga ndetse ibi byatumye ubuntu ndetse n'ibintu byose yarakoze kugira ngo uruhare rw'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi hakiyongeraho no kugira ubupfubyi mu kazi kose yakoze. yari afite indangagaciro zitangaje. Yatangiriye ku bana batatu barimo uwo yatoraguye maze amaze amezi make avutse, kuva ubwo agenda arera n'abandi benshi. Gusa yaje kwitaba Imana afite umuryango mugari w'abana 15 muri Gicurasi mu mwaka w'1996 ku nkunga y'inshuti ye Nzambaza Maria Veneranda na SCNV. yagiye mu Buholandi gutunganya CD ye yise Humura Rwanda mu mpera z'uwo mwaka nyine, ubwo yajyaga kwa bene wabo aherekejwe na zimwe mu nshuti ze z'abaririmbyi. Mu gutaha bakoze impanuka y'imodoka maze uyu batamuriza anyura mu kirahure ariko ntiyahita apfa. Yataye ubwenge mu gihe kingana n'icyumweru cyose, maze ku itariki ya 5 z'ukwezi k'Ugushyingo umwaka w'1996 uwo muhanzikazi wanyuze benshi ashiramo umwuka. Nta ndirimbo ya Kamariza idafite impamvu cyangwa imvano. Zimwe muri zo zifite ibisobanuro bwamenyekanye, duhereye kuri yo ya Kamariza yamwitiriwe, iyo yahimbiye umugore wamuhaye umuti wo kuvura se. Yajyaga amwishyura akamubwira ko icyo ashaka ari uko ese agira atari amafaranga. Indi yitwa Nzakumara Irungu yayihimbiye inshuti ye Tereza, imwe yamuhaye radiyo yajyaga afatiraho amajwi. Uyu yabanaga mu nzu we na nyina, gusa Kamariza akamubwira ko azamumara irungu, akamwita umutoni w'abato ndetse akajya amucurangira igihe yigunze. Indirimbo Intare yayihimbye bitewe n'umusirikare witwaga Kayitare. Mutamuriza aririmba ibiranga ingabo biri muri uwo musirikare, ariko akanavuga ibiranga imico ye nko gusetsa, kwihangana, kudasubira inyuma no kwita ku nshingano ze nk'ingabo. Ashimagiza uko yayoboraga ubuhanga bwe mu gutera umwanzi no kuba adatsindwa. Kayitare yaje gupfa mu mwaka w'1993 biturutse ku burwayi. Gusa yapfuye yaragize amahirwe yo kumva kenshi ijwi rya Kamariza, hiyongereho nk'iyitwa Nimuve mu nzira yemwe yahimbiye inshuti ye yitwaga Nzambaza Maria Veneranda. Yitwa Rorate yahimbiye inshuti ye buri buke ashyingirwa, ndetse n'izindi zitandukanye. Kamariza ni umuhanzi ufite ibigwi bitangaje ndetse ufite n'amateka umuntu atavuga ngo arondore. Ni umuhanzi wabaye umusirikare mu gihe byari bigoye, akaba yaragize uruhare rukomeye mu kubohora u Rwanda, ndetse yagize n'uruhare rukomeye mu bindi bikorwa bitandukanye. Akaba yaratabarutse mu mwaka w'1996 azize impanuka y'imodoka. Twaba tumwifurije iruhuko ridashira, ndetse akaba ari n'umuhanzi ufite ibigwi bitazigera bagirana. Yapfuye arera abana bagera kuri 17, ndetse n'umwe mu bahanzikazi bagiye bakora ibikorwa byo kwishimirwa. Ikintu gikomeye uyu yifuzaga mu buzima bwe kwari ugusiga isi ari nziza kuruta uko yayisanze. Dukomeje kumwifuriza iruhuko ridashira. Akaba ari umukobwa ndetse n'umwari wakoze ibikorwa bitandukanye. Gusa ushobora kwibaza icyatumye adashaka umugabo. Kuva akiri umwangavu kugeza yujuje imyaka 65, yari Mariya ngo yasabanaga n'Imana, ndetse akaba n'umwe mu bantu bagiye bakora ibikorwa bitandukanye. Gusa uyu akaba ari uwe wakoze ibikorwa byishimiwe ndetse bikagenda binagarukwaho mu muziki. Iruhuko ridashira kuri we. Tebanani Andre yari umuhanzi,
yari umunyamakuru ukundwa cyane ndetse n'ubu akaba agikunzwe na benshi nubwo atakiriho. Indirimbo nka Urabaruta, Karimi Kashyari, Zuba ryanjye, Urwo ngukunda ni keza, Mama Munyana, Nkumbuye umwana twareranwe, Susuruka yayiririmbanye n'umufasha we, n'izindi ziri mu rwibutso rukomeye yasigiye abanyarwanda ndetse n'abandi batandukanye. Nyakwigendera Sebanani Andre wishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, yari yaravutse mu mwaka w'1952. yavukiye mu cyahoze ari komine Kigoma, prefectura ya Gitarama, ubu akaba ari mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Amashuri yisumbuye yagize Ishyogwe, nyuma aza gukomereza muri College Officiel de Butare, gusa yaje kwirukanwa mu ishuri aza gukora ubucungamari muri Trafiporo i Kabgayi. Yamenyekanye cyane mu ikinamico zitandukanye, yanakinanye ubuhanga muri zo kinamico abantu bakaba bakizikunda. Zimwe mu ikinamico azwimo ni yitwa Nzashira Ingurugunzu Nkiringagi, Icyanzu cy'Imana izwi nka Uwera, ndetse n'izindi zitandukanye. Nyakwigendera Sebanani Andre yaje gukora kuri Radio Rwanda muri gahunda ya Discothèque Interphonétique ya Radio Rwanda, akora muri gahunda yari ijyanye n'urwenya, ubuvanganzo n'umwimerere nyarwanda, kandi yari umukinnyi w'ikinamico mu itorero Indamutsa. Uretse indirimbo ze zakunzwe cyane, Sebanani Andre azwi cyane mu makinamico akinanye ubuhanga n'ubu agikundwa n'abanyarwanda benshi. Nzashira Ingurugunzu Nkiringagi, Icyanzu cy'Uwera n'izindi ni zimwe mu makinamico yamenyekanyemo cyane, ndetse ubuhanga yazikinanagamo bituma benshi badashobora kumwibagirwa. Nk'uko tubikesha icyahoze ari inama y'igihugu y'itangazamakuru, Sebanani yaje gukora kuri Radio Rwanda muri gahunda zitandukanye zirimo Discothèque Phonétique ya Radio Rwanda, urwenya n'ubuvanganzo rw'umwimerere. Akaba yarabaye n'umukinnyi w'ikinamico Indamutsa. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa Nzeri mu mwaka w'1979 nibwo Sebanani Andre yashakanye na Mukamurisa Anne Marie, babyaranye abana 4, muri bo harimo Isheja Eliane wavutse mu mwaka w'1981, Damara Diane wavutse mu mwaka w'1984, Shengo Frida wavutse mu mwaka w'1985, na Songa Aristide ari we Bucura wavutse mu mwaka w'1988, ndetse uyu Bucura nyina akaba yaravugaga ko atazi se neza kuko agize imyaka 2 muri 1990, ariko Sebanani yishwe yahise afungwa mubo leta yari iriho yita ibyitso by'inkotanyi. Abana 4 ba Sebanani yasize ubwo yafungwaga mbere yuko yishwa mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Ubuyobozi bwa Ohemforo bwanze kumusubiza mu kazi ngo ntibakorana n'ibyitso. Nyina wabo bana bose we yagize amahirwe yo kurokoka jenoside, gusa yaje kwitaba Imana azize indwara muri Nzeri mu mwaka w'2015. Kubera urukundo rwamurangwagaho byatumye umufasha we amutura indirimbo y'urwibutso yise Uracyariho. Mukamurisa wari waragize amahirwe yo kurokoka jenoside yakorewe abatutsi, ariko akaba yaraje guhitanwa n'indwara muri Nzeri umwaka wa 2015. Yavugaga ko iyi ndirimbo yayikoze mu rwego rwo kugaragaza ko nubwo Sebanani yavuye mu bamukundaga, ariko akimuzirikana kandi ko umuhanzi adapfa, kuko ibihangano bye bituma guma mu mitima y'abari bamuzi, aho usanga abantu benshi bamwibuka ndetse bakamwibukira no mu ndirimbo ze ndetse n'amakinamico atandukanye. Uyu mufasha we yakomezaga avuga ko kuko Sebanani atakiriho bitavuze ko yazimye, kuko yasize abana seruka mu izina rye, kandi ngo yapfuye
mu buryo bw'umubiri, ariko roho iracyariho kumwe n'umuryango we, ari nayo mpamvu yamutuye iyo ndirimbo. Sebanani kandi yari afite impano yo kwicurangira akoresheje ibyuma bya kizungu nka piano, gitari, kuvuza ingoma n'ibindi. Mu mwaka w'1973 nibwo yinjiye mu itsinda ryitwaga Vox Pol. Nyuma yaho Sebanani na bagenzi be batangije orchestre impara yakunzwe ndetse kugeza n'ubu igikundwa na benshi. Kuva icyo gihe ngo banahise bahumuha akazina k'akabyiniro ka Père de la Rose, akaba ari izina yakuye muri icyo gihe mu mpara. Nyakwigendera Sebanani Andre niwe wabaye umuhanzi mu muryango w'iwabo, ari nayo mpamvu Mukamulisa yemezaga ko inganzo ye nta handi yayikomoye uretse kuba yarabyiyumvagamo gusa. Sebanani yari afite ibihangano by'umwimerere we kandi yibandaga cyane ku buzima busanzwe, kwerekana ibitagenda neza iyo yabonaga ibintu bizamba mu muryango nyarwanda ndetse no mu rukundo. Mukamulisa yagize ati Sebanani iyo yajyaga guhanga yarabanzaga akitekerezaho, agatekereza ku muryango nyarwanda uko uhagaze ku gihe cye, uhereye ku baturanyi be ba hafi. Yaririmbaga urukundo rwa kivandimwe agamije kurubyutsa kuko urwa benshi rwari rwarakonje ndetse n'urw'abasore n'inkumi. Nyakwigendera Sebanani Andrea yari umuntu urangwa n'urugwiro ndetse ugasanga arangwa no gususurutsa abo babaga bari kumwe akoresheje ibihangano bisetsa. Sebanani yakundaga kwegera abana be akabigisha kwanga umugayo n'umushiha, nk'uko mu buhanzi bwe yahabaga higanjemo amagambo yamaganaga urwango, amatiku, kwivanga ndetse na za munyangire. Sebanani Andrea yagiraga abantu inama nk'uko byumvikanaga cyane mu butumwa bukubiye mu ndirimbo ze zitandukanye nk'iyitwa Karimi ka Shyari, aho yakanguriraga abantu kurangwa n'umutima ukunda, akaba yarababazwaga kenshi n'abandi bantu bagendaga bagira amashyari nk'uko yakomeje kugenda bigarukaho. Akaba ari umuhanzi ufite ibigwi bihambaye ndetse n'amateka umuntu yavuga akaba atayarangiza. Akaba rero ari umuhanzi wakomeje kugenda agarukwaho ndetse anishimirwa n'abatari bake mu bihangano yagiye akora bitandukanye. Akaba rero ari umwe mu bantu bazahora bibukwa ndetse bazahora bagenda bazirikana. Amashuri yisumbuye yayigiye Ishyogwe, nyuma aza gukomereza muri College Officiel de Butare, gusa akaba yaraje kwirukanwa mu ishuri aza gukora ubucungamutungo muri Trafipora i Kabgayi. Nyakwigendera Sebanani yaje gukora kuri Radio Rwanda muri gahunda ya discothèque na phonètique ya Radio Rwanda, akora muri gahunda yari ijyanye n'urwenya, ubuvanganzo n'umwimerere nyarwanda, kandi yari umukinnyi w'ikinamico mu itorero Indamutsa. Yamenyekanye cyane mu ikinamico zitandukanye yakinnyemo, aho yakinanaga ubuhanga butandukanye. Muri izo kinamico abantu bagiye bakunda zimwe ni ikinamico nk'iyitwa Nzashira Ingurugunzu Nkiringagi, Icyanzu cy'Imana yamenyekanye nka Uwera ndetse n'izindi zitandukanye. Akaba rero ari umuhanzi ufite ibigwi bihambaye ndetse n'amateka. Kuko amateka yakomeza avuga ko Sebanani akiriho yakundaga kwegera abana be akabigisha kwanga umugayo n'umushiya, nk'uko mu buhanzi bwe yakundaga kugenda abivuga. Akaba ari umuhanzi wagiye ukundwa ndetse akanishimirwa n'abatari bake. Sebanani yari umuhanga pe, yifitemo imbaraga nyinshi n'ishyaka ryo kubaho, ntiyihanganiraga akarengane, yakoreraga imbaraga nyinshi kugira ngo ateze imbere u Rwanda ndetse n'umuco nyarwanda, akagira inama buri wese ndetse n'ibindi bitandukanye. Akaba ari ibintu byagiye bigarukwaho ndetse binavugwa na bamwe mu bagendaga batanga ibitekerezo ku nkuru zamwanditsweho nyuma y'uko uyu yitabye Imana. Akaba afite ibigwi ndetse n'ibindi bihambaye. Akaba rero ari iby'ingenzi wamenya kuri uyu Sebanani Andre. Reka ngushimire cyane we wabanye natwe mu cyegeranyo gifite isaha n'iminota irenga, ukaba wihanganye ukabana natwe maze ukumva byinshi ku mateka atandukanye y'abahanzi bakunzwe cyane mu Rwanda ndetse n'abakunzwe bitabye Imana.
ukaba wowe wihanganye ukabana natwe, ngusabe urebe munsi ya video, ukore kuri buti itukura, ukore subscribe maze ukomeze ubane natwe muri gahunda zitandukanye z'ibyegeranyo tugenda tubagezaho. Turabashimira cyane kandi tukabifuriza guhaha mukaronka ndetse no guhirwa mu byo murimo byose, mugenda mubana natwe muri gahunda zitandukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana bane namwe.